Baje kubasuzera abakurikiranye Rwanda News Updates cyane bageza amakuru meza kandi agezweho. Niba utarakora subscribe yikore kanda like kuri iyi video tubageza amakuru abere hano muri Nyabugogo. Nkuko amakuru dukesha bwiza.com abitangaza, uyu mushoferi atwara ikamyo witwa Paiti yakoze ibisa nk'igitangaza agarika imodoka yashoboraga kwica ubuzima bwa benshi i Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Ababonye byakozwe n'uyu mushoferi babwiye bwiza.com ko shoferi yari yaparitse ikamyo kuri station nshya ya Meru ku muhanda ujya Kimisagara uvuye Nyabugogo, hanyuma birangira igiye kugwa. Uyu mushoferi yari yagiye kunywa icyayi muri kantine iri hafi aho. Mu by'ukuri iyi kamyo yashoboraga guhitana ubuzima bwa benshi iyo umushoferi atayisimbukiramo irimo iragenda. Abari hafi y'aho imodoka yari iri babwiye bwiza.com ko kubiri yakamyo nta byinshi yangije, ari Imana yakinze ukuboko. Gusa nanone ntitwakirengageza ko shoferi yari umuhanga. Hari wagize ati Imana yahereye ku ngingo imwe ikorera muri ya mushoferi asimbukira muri ya modoka iri kugenda, kuko nawe yari iskinze ubuzima bwe. Kujya muri ya modoka iza kugwa nawe yari gupfa. Ni ubutwari bwose buhagije bwa shoferi ku bakoze igikorwa cy'akataraboneka. Undi nawe ati kuba nta muntu yagonze, kuba nta gikorwa yemeje yangije, nawe ntagira icyaba ntagira igisebe, ni Imana yahabaye. Biravugwa ko impamvu iriya modoka yamanutse ari uko umushoferi wayo atayiparitse neza. Ngayo nguko rero amakuru tubagezaho Rwanda News Updates nakagaruka. Niba wayikunze iyi nkuru kanda like, kujya muri comment hasi ubundi wibonere amakuru meza kandi agezweho. Ciao ciao.